mu buryo kwambara ubusa byabaye fashion, kwambara ubusa byabaye like ibintu bisanzwe, nta muntu ugitinya kwambara ubusa, usigaye ubona umuntu wese. Noneho hari ukuntu wa muntu ashobora kuba atinya no kwambara ubusa ngo ajye mu bantu, ariko ugasanga kuri social media ze ahora yambaye ubusa. Ukibaza abantu bamubona kuri social media nibo benshi kurusha abo yari guhura nabo mu nzira iyo yambara iyo myenda yenda like ntituvuge ubusa, umve ubusa totally, gusa nabyo byamaze kuba normal kuri social media. Tubona amafoto y'abantu birirwa bifotoza bambaye ubusa, kuba yakambara ya myenda tugereranya n'ubusa cyangwa se kwambara ubusa ngo ajye mu nzira akumva ntiyabikora pe, akagira isoni z'abantu bari buhure nabo, ariko akajya imbere ya kamera akambara ubusa. Guys, umuntu uri bubone iyo video kwanza, iyo video irabonwa n'abantu benshi kurusha ba bantu mwari buhure mu nzira y'ugenda, ariko kubera yuko nimuhura bari bukuvugishe, bari bita babikubwira direct murebana, cyangwa se iyo batabikubwira ukabona hari ukundi kuntu bari kukureba. Buriya hari ukuntu umuntu akureba tuvuga ati uyu muntu byanze ashatse kuvuga ikintu ubwo atambwiye, ariko iri jisho hari ikintu kimbwiye. Rero kubera ko uba utinya ibyo bintu byose, bareka njye imbere ya kamera nambara ubusa kiri video hanze, mu by'ukuri n'ubundi bazakuvuga. Hello friends and family, welcome shyashya, ni Wivine muri kubana umukobwa wanyu Wivine. Rero ni usanzwe hano ndagusuhuje, nkwaye ikaze kuri Wivine 250. Nk'ibisanzwe urakaza neza urisanga, ukwere like, ukomantinge, usharinge ikiganiro. Uyu munsi rero tugiye kuganira tuntu n'utundi nk'ibisanzwe. Ngiye kukubwira ibintu 10 social media zagize normal cyangwa se zagize ibintu bisanzwe mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi mu by'ukuri mbere yo twabonaga icyo kintu kumvaga nyine ari ibintu byacitse, ari ibintu bitabaho. Umuntu wakoze ibyo bintu tukamubona like ntago abaho, ariko ubu ngubu aho social media zagiye, aho imbuga nkoranyambaga zagiye, ibyo bintu byabaye ibintu bisanzwe. Twabigize ibintu bisanzwe, twabigize ubuzima bwa buri munsi, twabigize aho twabiciye amazi muri make. Ngiye kubwira rero ibintu 10, nawe niwumva hari icyo ntavuze kandi hari icyo uzi ugishyire muri comment, ntumbe na bagenzi bawe baza kureba ikiganiro baze kubona n'icyo ngicyo nacyo bacyongeremo, twese tugende dusharingana ku byo tuzi cyangwa se ku makuru dufite. Ntekereza ko twese hari ibintu ubona ukabona ko ibyo bintu mbere y'uko social media ziza, mbere y'uko imbuga nkoranyambaga ziza, ibyo bintu ukaba wari uzi neza ko atari ibintu bisanzwe, atari ibintu biri normal, atari ibintu nyine tubona mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko aho social media zagiye ugasanga byanditse normal. Ikintu cya mbere rero ngiye kugusangiza ni uko ni kwa kuntu nyine wumva ko ugomba gufekinga buri kimwe cyose kuri social media. Abantu bafekinga ubuzima, lifestyle yabo. Hari abafekinga lifestyle, usanga bamwe bagenda bavuga ngo runaka ngo afekinga ubuzima bayemo, runaka afekinga nyine, ugasanga ibintu byo gufekinga lifestyle yawe byabaye ibintu biri normal, ku buryo n'umuntu usigaye nyine ubona yuko hari n'igihe ujya kuri social media umuntu wese wabona yapostinze video ukavuga ngo ngiyo ntabwo ari byo, ngo nibyo yafekinze, murihangana imvura igiye kugwa, ndimo ndakora vuba kugira ngo ngende mu nzu njye kugama, imvura igiye kugwa. So kuri rwo rwego usigaye ujya kuri social media, nawe twese byamaze kutujya mu mutwe yuko gufekinga lifestyle nta bidanje birimo, nta cyabaye, nta n'icyapfuye. Twese rero ku buryo usigaye ubona na video kumva ko abantu bose lifestyle yabo babifekinze, kubera ukuntu babigize ibintu. Kuba wafekinga lifestyle kuri social media ari ibintu bagiye bakabifata nyine nk'ibintu bisanzwe. Umuntu wese usigaye ubona video kumva ko nawe arimo arafekinga iyo life arimo, kandi ntabwo byakabaye ari byo, nubwo nyine ari uko twisanze bimeze, ariko nuko ntabwo byakabaye ari byo. Ugasanga rero uko kuntu uguma ufekinga lifestyle kuri social media, ugasanga bamwe bigize abakire, abandi sinzi, ugasanga aba content creator n'abantu benshi bakoresha social media ubwo ari kubashyiraho pressure. Ugasanga nawe umuntu utari umu content creator cyangwa se udafite aho ahuriye na social media ariko azifite muri telefone ye, ugasanga nawe yarihebye. Ukajya ureba ukabona abana mungana ibintu birwa postinga ngo bagezeho, ukabona we ntabyo bigeze ugeraho, nta na kimwe cya kabiri cyabyo ubu urari wageraho. Ugasanga urwaye depression ngo abana tungana urungano rwanjye. My dear,
ni social media. Jya wibuka neza ko ibyo bintu uri kureba bishobora kuba ari byo cyangwa atari nabyo. Wowe jya ubyuka ujye gukora akazi kawe nk'uko bisanzwe, ukore unasenge cyane, Imana izagufasha nawe ubigereho. Ntacyo Imana yakwandikiye muri iyi si uzagenda utabonye rwose, ntugire ikibazo. Ikintu cya kabiri, social media yaje ikagira ikintu gisanzwe nk'aho ntacyabaye, ni ugukundana bidafite intego cyangwa se responsible dating habit. Umuco wo gukundana n'umuntu nta ntego mufite, umuco wo gukundana n'umuntu ugasanga harimo abantu benshi usanga nyine mukundaniye social media, mukarinda mutandukana mutaranahura, muvugana kuri telefone, muvugana kuri WhatsApp, muvugana nyine kubera rero ukuntu WhatsApp yabyoroheje, muvugana video call ukumva birabaye, mugakundana gutyo nta n'umwe ufite intego, nta n'umwe, mwese muri reka turebe iyo bijya, mugakomeza mureba iyo bijya kugeza igihe muzatandukanira mutari mwahura na rimwe, mugakundanira kuri social media, mukanatandukanira kuri social media, tayari mukubaka urugo, mukabyara abana kuri social media, mukanadivorsa kuri social media. Hari akamenzi nize kubona ngo mbese ngo iwanyu bazi ikintu kiri gutuma unanuka, ngo cyangwa bari kubona unanuka gusa ushonga nk'isabune, ukumi ntabwo bazi ko ari divorce warayikoze. Igihe rero umuntu aba yakoze divorce nyinshi kuri telefone, ugakundana n'umuntu kuri telefone, ibintu byose mukarinda muratandukana kuri telefone mutari mwahura na rimwe, cyangwa se ugasanga nawe ni rwa rukundo rwo kuri social media, mwahuriye kuri social media, umuntu ntabwo muziranye, murakundanye, muvuganye umunsi wa mbere, wa kabiri, uwa gatatu ngo mugiye guhura, mwahura direct mu buriri mugahita mwinaga mu buriri. Ntabwo ibyo bintu ari sawa. Niho hahandi usanga nyine umuntu murahuye, murakundanye kuri social media, muhuriye kuri social media, murateretanye, muradatinze, umunsi wa mbere, wa kabiri muri kuganira, uwa gatatu, uwa kane murahuye ngo mugiye kumenyana birushijeho. Abo ni abateye intambwe nyoko tuzatandukanira tukikundana kuri telefone. Mwajya guhura umunsi wa mbere, mukirirwa mugasohoka, wenda mwahuye mu masaha ya nimugoroba, murasohotse mugiye kubyina, niba mukunda kubyina ari mutanabikunda, muragiye ahantu mwicaye muraganiriye, direct uwo mugoroba muratahanye, mugiye mu buriri murararanye, ugasanga ari ahandi urubyiruko rwose rusigaye byose basigaye barabigize ngo hit and run. Hari umunize kubona ngo wanze akamemzi ngo hit and run yari nziza, ngo kugeza igihe abakobwa nabo bayijoyininga, ngo bakijoyininga byahise biba ikindi kibazo. Urumva rero abahungu barabavumbuye ko namwe mwamenye hit and run, ako ntabwo byabashimishije. Ntabwo abahungu byari bibashimisha kuba mwaramenye hit and run, namwe ntibari bazi ko ari akantu kabo bibikiye bivumburiye none akabateyeho. Ikintu cya gatatu ni uko nta muntu ukigira hobby, nta muntu ukigira nyine cya kintu akora ari kwishimisha. Reka ibintu byose byahindutse amafaranga. Ikintu cyose niba warakundaga ikintu cyose waba ukunda, urabona hari ukuntu umuntu aba akunda wenda kuba igihe nkunda gusoma, nkunda kuririmba, akaba yaririmba kubera ko abikunda, ariko social media zikiza reka niba ukunda kuririmba ukavugira amahirwe ukabona abizi, ugomba guhita ubibyaza umusaruro. Buri kintu cyose nyine social media yaraje ihita ikimonetizinga, wumva ko wakabaye ukora gihinduka side hustle yawe. Niba ukunda ikintu gikore kuko ugikunze, bikora ikintu kubera ko wagikundaga, ngo numva ngo kubera ko ngo hari ukundi kuntu nabigenza hakavamo amafaranga, hari igihe ubigerageza atari nk'umugisha wawe uri bikanga, ugasanga wowe icyo kintu ni impano yaguhaye ngo uyikunde, ukunde icyo kintu umenye kugikora, ariko wowe ugashaka kukigira side hustle yawe kandi atari cyo Imana yakiguhereye. Harimo n'abandi iba yarahaye icyo kintu kugira ngo kibatunge, rero ushaka kugira gute kwigonganisha. Ikintu cya kane nicyo tugezeho. Ikintu cya kane rero mu buryo kwambara ubusa byabaye fashion, kwambara ubusa byabaye like ibintu bisanzwe, nta muntu ugitinya kwambara ubusa, usigaye ubona umuntu wese. Noneho hari ukuntu wa muntu ashobora kuba atinya no kwambara ubusa ngo ajye mu bantu, ariko ugasanga kuri social media ze ahora yambaye ubusa. Ukibaza abantu bamubona kuri social media nibo benshi kurusha abo yari guhura nabo mu nzira iyo yambara iyo myenda ya like, ntituvuge ubusa totally, gusa nabyo byamaze kuba normal kuri social media. Tubona amafoto y'abantu birirwa bifotoza bambaye ubusa. Kuba yakambara ya myenda tugereranya n'ubusa cyangwa se kwambara ubusa ngo ajye mu nzira akumva ntiyabikora pe, akagira isoni z'abantu bari buhure nabo, ariko akajya imbere ya kamera akambara ubusa. Guys, umuntu uri bubone iyo video kwanza, iyo video irabonwa n'abantu benshi kurusha ba bantu mwari buhure mu nzira y'ugenda, ariko kubera yuko nimuhura
bari bukuvugishe, bari bita babikubwira direct murebana, cyangwa se niyo batabikubwira ukabona hari ukundi kuntu bari kukureba, buriya hari ukuntu umuntu akureba tuvuga ati uyu muntu byanze ashatse kuvuga ikintu ubwo atambwiye, ariko iri jisho hari ikintu kimbwiye. Rero kubera ko uba utinya ibyo bintu byose, reka njye imbere ya kamera nambara ubusa nshyire video hanze, mu by'ukuri n'ubundi bazakuvuga, mu by'ukuri ntabwo kwambara ubusa ari ibintu byakabaye biri fashion, gusa nyine social media aho zaziye kwambara ubusa byabaye fashion. Gusa hari abantu benshi nyine bumva yuko kuba yakambara ubusa ari amahitamo ye, yego ni amahitamo yawe, gusa reka mbwize ukuri ntabwo ari byo bizatuma ugira icyizere, ntabwo ari byo bizatuma ugira iyo confidence udafite, iyo confidence uri kwishakamo, ntabwo ari kwambara ubusa ari byo bizatuma uyigira, ariko mujye mugerageza. Ntabwo yego social media nyine araje ibigira ibintu biri byoroshye, bigira ibintu biri normale, ariko kwambara ubusa ntabwo ari byiza. Ntabwo kuba wakambara ubusa imbere ya kamera rwose nta kintu na kimwe byagufasha, nta n'icyo byakugezaho. Yego wenda dushobora kukumenya, tugahita tukumenya mu buryo bwihuse, ariko n'ubundi ni hahandi nawe uzajya wicara ukavuga ati se byari bikwiye ko abantu bamenyera kuri iyi kuba nambaye ubusa. Ni hahandi uzajya wicara ukavuga ati ntabwo nakabaye naramenyekanye muri wa buryo. Byanze kuko ibyo bintu wicaye ubitekereza ukavuga ati ntabwo nakabaye naramenyekanye muri buriya buryo. Ikindi kintu cya gatanu social media yagize ikintu gisanzwe ni uburyo abantu batakiruhuka. Ubundi kuruhuka ni ibintu by'ingenzi umubiri wawe uba unakeneye, kuko iyo utaruhuka neza ugira ibindi bibazo mu mubiri, ugasanga ugize umunaniro ukabije, ugasanga utangiye gusaza imburagihe. Buriya kutaruhuka neza bitera gusaza imburagihe nabyo, ugasanga amaso yawe yaratukuye, usigaye ufite ijisho ritukuye koko iri nyamara gutukura. Rero abantu ntibakiruhuka, nta muntu ukiryama ku munsi yabyutseho ngo kirazira, kandi mbere ahubwo cyaraziraga ku munsi usanga utararyama saa 3 saa 4 ahantu wabaga baryama, ariko ubu ngubu bisigaye bigera saa 4 ukajyana ni mu gitondo. ngo reka ndehange iminota 30 igashira, isaha imwe, iya kabiri, iya gatatu, ukisanga saa 9 zikugereyeho kari ujya kurwana no kuryama. Ubwo n'ufite akazi uvuga ati mu gitondo ndajya mu kazi, udafite akazi we rero tayari burinda bumukeraho gutya saa 12 zigera ijisho kiri muri telefone, ngo cyo kiyizimye, ariko nabwo hari igihe usanga arafashe agasharijeri n'akararonje ku musego akajya anayikoresha icaginze, kandi ibyo ntabwo ari sawa. mu busanzwe gukoresha telefone icaginze ntabwo ari sawa cyane, uba uri kwangiza bateri yawe ya telefone. Ikindi cya kabiri, kwikurira ibyago byinshi by'uko ushobora gushya nawe. Abantu benshi twagiye twumva ngo batwitse na telefone zari zicometse ngo bazitabiyeho. Rero icyiza ni uko gerageza ujye uruhuka, nubwo social media ziri kudutwaza igitugu, ariko gerageza ujye uruhuka, wubake umuco wo kuruhuka muri wowe, ushyiraho amasaha yo kuryamira n'ayo kubyukira, ushyiraho amasaha yo gukoresha telefone n'ayo kutayikoresha, kubera ko ibi bintu bimaze kuba too much. Kutaruhuka kwawe ni wowe uzananirwa, nta wundi muntu uzananirwa, ni wowe uzananirwa. Ariko kubera ukuntu social media zaje zikagira ibintu byose nkaho nta cyabaye, ari ibintu bisanzwe, uzumva ko kutaryama cyangwa se kuryama amasaha 2 ari ibintu bisanzwe. Ariko ndakubwiza ukuri, ibyo bintu uzabyicuza uri musaza, kubera uzajya ubona, ujye wireba ubone uruhu rwawe rwatangiye gusaza, uzajya wireba utangire ubone ijisho ryawe ryaratukuye, nujya wicara hagati ahantu nta telefone utangire usinzire cyangwa uri amahoro, nibwo uzibuka neza ko wakabaye warafashe umwanzuro ukavuga ati social media reka nzigendere gake, cyangwa se reka nshyireho umwanya wo kuzikoresha n'umwanya wo kutazikoresha, nshyire umwanya wo kuruhuka mbe nziruhutse. Ikintu cya gatandatu rero ni uko abantu bose ngo bashaka kuzahagarika akazi bakaba free bakajya bakorera mu rugo, ariko hari akazi utakorera mu rugo uko byagenda kose, uko byaba bimeze kose, hari akazi utakorera mu rugo. Biba bisaba ko ujya mu kazi ukajya kuri tere ugakora, kandi ntabwo abantu bose bakirirwa hehe mu rugo ngo bariho bakorera, ibyo ntabwo byakunda. Rero iyo ufashe iyo gahunda yo kuvuga ngo ugiye kureka gukora, wari ufite akazi kakareka ngo ugiye kuba free, ngo ushaka kujya ukorera mu rugo, inshuti yanjye, iyo nta plan wakoze cyangwa se iyo utize neza uwo mushinga wawe, nta kindi kintu ubona uretse stress, uretse kwirirwa uhangayitse ukifuza na ka kazi wari ufite mbere ukakabura, ugahangayika, noneho ugahangayika kurusha iki
kurusha uko wari uhangayitse uri kuri ka kazi. Ndabizi abantu bafite akazi kenshi, ako kazi hari igihe ubyuka ukavuga ngo uyu munsi numva ndashaka kujya gukora, ngo uyu munsi numva waraye. Bibaho, hari igihe ugera ukarambirwa kujya mu kazi kubera ukuntu wumva kubyuka buri munsi buri gitondo ukajya wumva biragoranye. Ariko ndagira ngo mbwize ukuri ko nuhagarika ku kazi nta yindi plan nzima ufite, utaratekereje neza ikintu ugiye guhita ukora kigomba gusimbura ako kazi, ndakubwiza ukuri yuko uzagira stress iruta ahubwo wari ufite uri kuri ako kazi. Beta rero uguma mu kazi kawe, bishaka kugira ngo ibintu byose nawe ubikorere mu rugo. Hari akazi kadakorerwa mu rugo my dear, guma ku kazi, ntabwo ibintu byose bikorerwa mu rugo. Ikindi niba ushaka kuba free, planinga neza umenye ngo iki kintu ngiye gukora koko kizanyinjiriza nk'uko aka kazi kanyinjirizaga, cyangwa se kizampa amahoro koko nk'uko ndi kuyashaka, cyangwa ahubwo kizayambuza. Ikintu cya karindwi ni uguhora wigereranya n'abantu. Kuva ryari wowe wumva yuko ugomba kubaho nka runaka? Nta muntu ubaho nk'undi, nta muntu ugira ubuzima bungana n'ubw'undi, nta n'umuntu ushobora kubaho nk'uko undi abayeho. Ibyo bintu byo biragoranye. Buri muntu wese aba afite uko agomba kubaho, waba ku bantu bizera Imana buri wese aba afite uko Imana yamwandikiye agomba kuzabaho. Yewe n'utizera Imana nzi neza ko hari ibindi yizera kandi bimwemeza yuko buri kintu cyose kimubaho kiba kiri cyanditse. Buri muntu wese rero aba afite destiny ye, buri muntu wese aba afite icyamwandikiwe, icyamuzanye muri iyi si. Ntabwo rero mwese mwabaho kimwe, ntabwo mwaba mu buzima bumwe, kandi icyabazanye ku isi atari kimwe. Najyaga mbona batera story cyane ngo hari abantu baba bameze nk'abaje ku isi kota izuba gusa. Rero ntabwo umuntu yaba yaraje ku isi kota izuba gusa ngo abe nk'umuntu waje ku isi hari izindi nshingano ayifiteho, hari izindi nshingano aje gukora, hari indi misiyo Imana imutumyeho. Ntabwo abo bantu babaho mu buzima bumwe, biragoranye. Buri wese agomba kubaho lifestyle imuhuza n'uburyo bwo kuzasohoza misiyo yamuzanye kuri iyi si, n'uburyo bwo kuzakora icyamuzanye gukora kuri iyi si. Ubuzima ubamo rero buba bugomba kujyana n'iki? N'umuhamagaro wawe kuri iyi si. Ntabwo mwese mwabaho rero ubuzima bumwe, kuko ntabwo mwese mufite imihamagaro imwe, ntabwo icyabazanye ku isi ari kimwe. Buri wese Imana ifite uko yamwandikiye, uko azabaho n'icyo azakora, ubuzima bugakomeza. Rero hagarika kwirirwa wigereranya. Ndakubujije, niba wajyaga wigereranya na runaka, ni byiza kugira role model, ni byiza kugira umuntu ureberaho, ariko wikigereranya ngo uvuge ngo runaka ko afite iki ngo nanjye ngomba kuba mfite iki, ngo ngomba kubaho gutya. Ukifata ngo wikompare n'undi muntu, kuko wowe uri wowe, nta wundi uzabaho nkawe, nta n'uwo uzabaho nkawe. Ufite uko ugomba kubaho wowe, ntabwo uzabaho nka runaka, kandi runaka nawe ntazabaho nkawe. Wikigereranya rero. Ni byiza kugira role model, ni byiza kugira umuntu w'icyitegererezo ureberaho ukavuga ati uriya muntu aransipayaringa, nanjye ngomba gukora cyane nkaba nkawe, cyangwa se ngomba gukora cyane nanjye nkagera ku ntsinzi nk'uko nawe yayigezeho. Ni byiza ko tugira abo twigiraho, kuko ko bigutesha ishyaka ryo kuguma gukora, ukavuga ati runaka yabigezeho kandi yanyuze mu nzira zigoranye, nanjye nubwo ndi kunyura mu nzira zigoranye nzabigeraho. So rero rekera kwigereranya n'umuntu uwo ari we wese. Wowe ni wowe kandi uri unique, nta wundi muntu umeze kimwe. Uburyo ki abantu bose basigaye barazanye ibintu bya like social media niyo yabyoroheje, ngo ubonye umuntu like wese umukunda, ubonye umuntu ku ifoto ngo uhise umukunda, ngo ubonye agatambutse ngo uhise umukunda, ngo ubonye video y'umuntu ubonye ngo ukuntu ameze ngo uhise umukunda. Ibyo bintu byo ntago nbyemera, nubwo wenda social media atari yabigize normal cyane, hari na kera ibyo bintu byabagaho ngo kubona umuntu ngo uhita umukunda. Ariko ntekereza ngewe like uko ntekereza cyangwa se uko mbifata, urukundo rwa nyarwo rufata igihe. Uko ugenda uganira n'umuntu ibyo bituma umukunda cyangwa se utamukunda. Yego hari abantu mushobora guhuza bikanga, ntukinahura gutyo ugahita ubona ko umuntu mutazahuza pe. Ariko buriya nanone umuntu uko mugenda muganira mumenyana, nibwo urukundo rwa nyarwo niko rwikora. Urukundo rwa nyarwo rusaba igihe, rusaba ibikorwa, rusaba kuba muganira, mugendana, musurana, muvugana. Njye nuko mbifata, ni nuko byemera. Ntabwo nemera yuko umuntu ashobora kukubona kuri video cyangwa se kukubona ifoto gusa ugahita uvuga ngo umuntu ngo ndamukunze. Ngo urwo rukundo kuko rube ari urukundo, rwa rukundo rwa nyarwo, ushobora kuvuga ati uru rukundo kuko ni true love. Ntabwo ari uko mbifata. Igihe gushaka kubona umuntu ugahita like umwishimira, ukavuga ati
akaba ari nabyo bikwatarakitinga kuba uwo muntu mwaganira cyangwa se mwavugana, ibyo nibyo uko ibyo byo ndabyemera, ariko ntabwo nemera yuko umuntu ashobora kubona umunota wa mbere cyangwa se umunsi wa mbere ifoto yawe akayibona ngo agahita agukunda umuhanda wo kugupfira, tugiye kuvuga ati njye naragupfira burya ibyo byo gupfira ntabwo ari sawa, ntabwo njye hari uko mbyemera pe, nemera ko nyine like ushobora kubona umuntu ukagiramo akantu kakwatarakitinga kuba waganira nawe, ukagiramo akantu nyine gatuma wumva ushaka kuvugana nawe, ariko ntabwo numva yuko urwo rukundo ari urukundo rwa nyarwo rwatuma uvuga ati ngewe uyu muntu nanamupfira, uyu muntu iki, ibyo ntabwo njya mbyemera pe. Urukundo nk'urwo ngurwo rufata igihe, rusaba kuba umuntu mwaraganiriye, rusaba kuba umuntu mumaze igihe muziranye mugendana muvugana, kuko uko muganira n'umuntu uko muvugana n'umuntu nibyo bituma like tumenya nyine uyu muntu koko twakundana, twaba inshuti, tukamenya icyiciro mushyiramo. Ikintu cya cyenda rero nacyo kibanziriza icya nyuma, ikintu cya cyenda ni uburyo abantu twataye umuco, abantu nta muco tukigira, abantu nta bumuntu, ngo ni iterambere, ibice byose babishyira ku iterambere nibyo babyegekaho, ariko social media zatumye abantu bata umuco, abantu bata umuco burundu, umuco uragenda uratakara, hahandi nyine ibintu byose niyo ugerageje kuba, niyo ubonye umuntu ugifite wa muco twe nyine twari dukura twari tuzi, niyo ugerageje kumubona batatanye kuba uri umuturage, ntabwo uzi ibigezweho, ntabwo uzi umuntu umuco afite, ni umuco yavukiyemo, nibyo yavukiyemo, ni umuco wamureze, ariko twebwe tubonye uwo muco ukiwufite turavuga ntabwo azi ibigezweho, ntabwo azi kugendana n'iterambere, ntabwo azi nyine, tugatangira kumugira umuntu w'umuturage utazi ibigezweho, utazi iterambere, mu by'ukuri kandi ntabwo ari uko atazi iterambere, ahubwo ni uko ariko umuco wacu umeze. Ibyo bintu byose umuco wacu ntabwo ibyo bintu byose wari ubifite, ariko kubera ko we ngo atari kugendana nabyo bihita tumugira iki, umuntu utazi ibigezweho, umuntu utateye imbere, umuntu utagendana n'iterambere, umuntu wasigaye inyuma, mbese muri make ntazi aho abandi tugeze, kandi mu by'ukuri we ni uko yakoze icyo yakoze ni ukuguma ku muco we. Rero usanga abantu benshi twarataye umuco, usanga abantu benshi ibintu by'umuco nta kintu bitubwiye, uretse no kuwuta nta n'ikintu bitubwiye rwose, tuba twumva nta cyacitse, nta kirumva, reka ibintu byinshi twakoze bavuga ibi bintu iki kirazira, iki kirazira, ariko ubu ngubu kugeza uyu munsi ntabwo ibyo bintu bakibivuga, ntabwo bakivuga ngo iki kirazira, ugasanga na bya bintu twakuze tuzi ko bizira, ugasanga abantu bari kubikora, twese ko iki twakuze ari kirazira none bakaba bari kugikora biti, ugasanga umuntu ari kuvuga ngo kiliziya yakoye kirazira, ntabwo ari byo. Guta umuco ntabwo ari sawa kubera social media, yego nyine ntabwo uba ugomba kugumana n'ibya kera, uba ugomba kujyana n'ibigezweho, ukagendana n'iterambere, ariko ntibibagirwe iki n'umuco wawe, umuco wawe nawo muri iryo terambere ukaba uri kumwe nawe. Ikintu cya cumi rero nacyo cya nyuma, ikintu cya cumi ni ugufata ubuzima bwawe ukabushyira hanze, ubuzima bwawe bwite ukabushyira hanze, ukabushyira kuri social media bwose, ku buryo umuntu aba azi ngo urya iki, unywa iki, wambara iki, urara he, ugenda ute, usohoka ryari, winjira ryari, buri kintu cyawe cyose, ku buryo umuntu wese ushatse kumenya amakuru yawe agiye kuri social media zawe yahita akumenya wese, nta wundi muntu abajije, yahita aba yanguye umuntu arya kuwa kangahe, mu gitondo arya sangahe, abyuka sangahe, arya sangahe, ajya ku kazi sangahe, anyura mu muhanda, agenda gute, yagiye mu kazi agenda n'iki, yageze mu kazi akora iki, yavuye mu kazi akora iki, akaba azi ngo nari turi kwa kane runaka, kwa kane arakora iki n'iki 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 n'iki. Hahandi nyine umuntu ugushaka aba azi ngo najya kuri social media zawe aramenya aho agusanga kuri uwo muntu, kubera ko already ubuzima bwawe bwose washyize kuri social media, buri muntu wese aba azi icyo ugomba gukora kuri uwo munsi, aba azi icyo ugomba gukora, aba azi aho ugomba kujya n'aho ugomba kunyura, byose wabishyize hanze, cyangwa se ugasanga si nawe ubishyize hanze, haje inshuti yawe uwo mwaganiriye nayo igushyize hanze, yego nyine iyo nshuti ntabwo aba ari nziza, yo hari ubundi buryo iyo nshuti muhita muganiramo, kuko ntabwo iba ikubereye inshuti nziza mu by'ukuri, ariko hari n'ibibazo tuba tutagomba kuzana kuri social media, tutaba tugomba kuzana kuri camera, ari ibibazo byo kuganira muri family issue, mugomba kuziganira muri famille nyine mukazikemuriramo, ntabwo ari ngombwa ngo muzizane no kuri camera natwe tubafateho ijambo tugire icyo tubavugaho. Rero ntabwo ari byiza ko ubuzima bwawe bwite ubushyira hanze, ntabwo ari ibintu byiza, gusa nyine social media yo yabigize ibintu
bisanzwe, yabigize ibintu byoroshye, buri muntu wese asigaye azana akivugira ibyo ashaka, akavuga ubuzima bwe bwose, uko byatangiye n'uko byarangiye. Okay, aho ndakabisha uko byarangiyeho ntabivuga ko biba bitararangira, biba bigikomeje. Agakomeza akadugezaho seri kugeza igihe bizarangira, bakatubwira n'uko byarangiye. So rero ibyo ni byo bintu 10 nabashije kubona social media yagize normal kandi mu buzima busanzwe bitari biri normal. Niba hari ikindi kindi uzi ntavuze wagishyira muri comment ukagisangiza abadukurikira, nanjye nkakimenya. Wabikoze cyane, thank you so much, wakoze cyane kunkurikira. Imana iguhe umugisha, wowe warebye video kugeza irangiye, Imana iguhe umugisha cyane. Ndagushimiye rero, n'ubutaha ujye ukomeza uze urebe video zacu, uzikunde, ujye utureba udukunde, ulayikinge, usharinge video, unakomantinge, ibyo byose biradushimisha. So bye bye rero.